gushimire wowe wamaze kudukunda ukaba warakoze subscribe, ni byiza cyane, uri uw'agaciro. Nk'ibisanzwe rero ntatinze ndagarutse kugira ngo twongere twicare tuganire dusesengure turebe ibiri kubera hano ku butaka bw'u Rwanda ndetse na hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko. Hanyuma rero muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikintu kiriho n'uruzinduko rw'uwahoze ari perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu nta wundi ni Joseph Kabila uherutse kugera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byatangajwe n'ihuriro AFCM 23. Uruzinduko azagirira hariya muri Tanzania akajya guhura n'uwahoze nawe ari perezida w'igihugu cya Tanzania ni Jakaya Kikwete ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Bazaba bagiye kuganira ibiki, ese ikiriho n'iki, cyangwa se uyu mugabo ko akomeje kugenda yigaragaza agenda ahura n'abantu batandukanye kandi bakomeye. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 yagiranye ikiganiro n'abantu bakomeye cyane hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye amadini n'amatorero. Hanyuma rero uyu mugabo kuva yagera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imitwe imaze gushyuha y'abayobozi ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo, harimo Minisitiri w'ubucuruzi mpuzamahanga ni Julien Paluku, hakaza n'uyu nguyu umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ni Patrick Muyaya, ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho. Ikindi aza kuba nkubwira hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo rero nuko uyu nguyu ni Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, nyuma y'uko bimaze gutangazwa ko yamaze kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yagombaga kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo mu rwego rwo kugabanya ubucucike. Uwo mushinga wagomba gutwara miliyoni 29 z'amadolari y'Amerika. Uyu mugabo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 byatangajwe ko yamaze kwamburwa ubudahangarwa. Ibyo nabyo tugiye kubera tubireba, se ninde wamwambuye ubudahangarwa, dore ko ari we wari urimo gukurikirana uyu nguyu Joseph Kabila ngo Sena ngo ni mwambura ubudahangarwa, hanyuma ngakurikiranwe ngo n'urukiko rukuru rwa gisirikare ara muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nawe ibyo yari ari kugereramo abandi nawe bari kubimugereramo aka kanya, niko navuga. Kugeza magingo aya ngaya ibintu bikomeje kugenda biba bibi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero ibyo byose ndaza kuba mbikuganirizaho tubigaruka akantu ku kandi. Hanyuma hano mu Rwanda rero uyu munsi mu rukerera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 ahazwi nko mu Gakinjiro cyangwa se mu Gakiriro ka Gisozi hibasiwe n'inkongi y'umuriro. Nanone inkongi y'umuriro imaze iminsi iri kwibasira kano gace cyane cyane cyane, ariko dore nk'ubwo ku wa 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 n'ubundi hari habaye inkongi kandi ikomeye cyane hagana mu masaha ya saa 5 z'ijoro, ubwo hangiritse ibintu byinshi cyane. Uyu munsi rero naho hakaba hafashwe n'inkongi y'umuriro. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho turebe ese ni igiki gishobora kuba cyatangajwe kirimo gutera inkongi y'umuriro bitari rimwe bitari kabiri hano mu Gakiriro ka Gisozi. nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho, hakaba hakomeje kugenda hatuma abantu bagwa mu bihombo, dore ko imashini, ibikoresho bitandukanye, ameza, inzugi n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye byahiriyemo ashinzwe kuzimya umuriro rikaba rikigwana n'uwo muriro, n'ubu ngubu ukaba wakomeje kwigira akara kajya he. Hanyuma ikindi ndaza kuba nkubwira hano mu Rwanda rero nuko mu bice bigize igihugu cy'u Rwanda hari kubera inama cyangwa se n'ibiganiro nyungurabitekerezo bigamije gufata ingamba zo kurengera imirimo inoze ku rubyiruko. Iyi nama ikaba yitabiriwe na Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo na Ambasaderi Christine Nkuriyinka, ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ni Dusengiyumva Samuel, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bitangazwa. Urakoze cyane, reka ngushimire, hanyuma nguhe ikaze tuze kwinjiranamo neza
ngo usabe gutera agatebe hirya aho ngo nanjye ntera kandi hano, hanyuma niba ufite n'agasambu kazana ugasase hano hagati yacu, twicare dusasane turebe ibiri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko duhereye hano mu Rwanda. Namaze kuguha ikaze, ngiyo turi kumwe rero na Emmanuel. Nk'ibisanzwe rero muri aka kanya nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, ni inkongi y'umuriro yibasiye mu Gakiriro ka Gisozi. Mu Gakiriro ka Gisozi biravugwa ko habaye inkongi y'umuriro kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Ni inkongi yabaye mu masaha yo mu rukerera ahagana isaha y'isaa 10:40 gutyo kugeza saa 11 abantu nabo batangiye kubimenya. Inkongi ikaba yari yafashe ibice bigiye bitandukanye, cyane cyane ngo ahabikwa tineri n'ahandi habikwa ibikoresho nk'izo nzugi cyangwa se imbaho. Nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa rero, iyo nkongi yagiye ikomeza kugenda yiyongera no mu bindi bice bigiye bikurikiyeho. Hanyuma ubwo ishami rya polisi ryageraga ahangaha ryatangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bazimye iyi nkongi itaza no gufata ibindi bice bishamikiyeho, cyangwa se ibindi bice cyangwa se izindi nzu z'ubucuruzi ziri aho hirya cyangwa se hafi aho ngaho zifatanye n'iyo ngiyo yahiye agakinjiro ka Gisozi gakoreramo. Ubu rero ikintu kiriho n'ubu ngubu baracyazimya, inkongi yakomeje kwigira akara kajya he. Bikaba bivugwa ko hamaze kwangirika ibintu byinshi cyane, harimo amamashini, harimo inzugi, harimo ameza, harimo imbaho zo gukora babazaga bakaza gukuramo izo nzugi. Ni zino nzugi utagira ngo ni bwa bwugi bw'ibiti biri aho ngaho, oyada ni rwa rugi rugura 300, 400, 500. Ni inzugi zimwe z'abakire utagira ngo ni twa twugi twa tundi two mu cyaro oya, ntabwo ari utwugi tw'imbaho, reka. Zimwe za MDF n'ibindi bikoresho byinshi cyane bikomeye bifite agaciro gakomeye cyane, n'amamashini yo gutunganya ibyo bikoresho byose by'inzugi n'ameza n'iki byose bigezweho, ibyo byose byahiye byatokombeye. Ubu rero ishami rya polisi rikaba riri guhangana n'iyo nkongi y'umuriro ririmo kuzimya. Hanyuma rero mu kanya mbonye umuvugizi w'umujyi wa Kigali ni Emma Claudina ari kuvuga ko kugeza na saa yingi ntabwo baramenya icyateye iyi nkongi y'umuriro, atari ko turasaba abantu kwirinda kongera kwinjiramo hariya ngo wenda ngo hari ibyo bagiye gukoreramo, dore ko urabona ko abantu, niba umuntu yiriwe atari gukora ashobora kuvuga ati ibi ngibi byabaye nge ntabwo biri buze kunkanga, yabona nk'aho ngaho harazimye akaba yagenda, ugasanga hari akandi kantu yashize ku ruhande mu buryo bwo kugira ngo nyine arebe ko wenda yabaho cyangwa se abona icyo kurya. Urumva hari hatunze abantu benshi. Ubwo rero hagiye gukurikiraho ikintu cyo kwibaza ngo mbese abakoreragamo ko ariho hari habatunze baraza kwerekeza hehe, cyangwa se barajya gukora ibiki noneho, kuko ntabwo byemewe kwinjiramo, hahiye noneho harakongoka. Izindi nkongi rero zabayeho ni inkongi n'ubundi zibasiye kano Gakiriro ka Gisozi. Icyo gihe niba mubyibuka neza nk'uko biri gukomeza kugenda bivugwa, hari ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023, Agakiriro ka Gisozi gaherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kafashwe n'inkongi y'umuriro. Ni mu gice cyabikwagamo imbaho, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho. Iyi nkongi ikaba yarabaye hagana mu masaa 5 z'ijoro, abantu bamaze gutaha rwose, abenshi bageze no mu ngo. Hanyuma hahita hafatwa n'inkongi y'umuriro. Umuntu yari azi ngo yacyuye amafaranga wenda niba ari 100 cyangwa 200, 300 yacuruje, ubwo wenda mu gitondo arabyuka asubira mu kazi, azi ngo akazi karacyariho, naho reka da hahiye hatokombeye. Niba ari yacyuye ako kamiliyoni ke, nuko azi ngo mu gitondo arabyuka ajya gushaka wenda minervare y'umwana cyangwa se ibirayi byo kurya. Ubwo mu gitondo yarabyutse, cyangwa se inkuru yamugezeho y'incamugongo bamubwira ko aho hantu hahiye. Hanyuma rero ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 2021 n'ubundi nabwo hafashwe n'inkongi y'umuriro. Icyo gihe abakorera bavuga ko batakaje asaga cyangwa se arenga miliyoni 400. Ukumva ayo mafaranga yose byabiri nakubwiraga, ni inzugi ziba zikomeye za zindi z'abakire, ntago ari bwa bwugi bwa bundi bwa fake. Ni imashini ziba zikomeye zigomba gutunganya izo nzugi,
ni ibindi bikoresho, ayo meza mbese ibintu bikomeye cyane, ndetse n'abasuderi cyangwa se za mashini zisudera cyangwa se ziriya zitanga umuriro, ibintu nk'ibyo ngira ngo nawe urimo kubyumva. Hanyuma ku itariki ya 29 rero Kamena umwaka wa 2019 n'ubundi nabwo harahiye, hafashwe n'inkongi y'umuriro cyane cyane mu gace kitwa Aparwa, nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu gace noneho habarizwagamo intebe, inzugi, ameza, mbese ubwo urebye ni mu gace k'ububaji hafi aho ngaho, nabwo hafashwe n'inkongi y'umuriro. Kugeza saa izi ngizi rero turi ku itariki ya 30 n'ubundi hakaba hafashwe n'inkongi y'umuriro n'ubundi muri ibyo bice, n'ubundi nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukaho. Ariko ikintu abantu bari kwibaza, bari kubaza, ni gute ushobora kumbwira ngo ahantu hahiye bwa mbere, kabiri, gatatu? Ko tubizi ko dufite ubuyobozi bukunda kutureberera, turagira amahirwe wenda ntihagire abantu bagwa nko muri iyo nkongi y'umuriro cyangwa se nko muri iyo mpanuka, niko navuga, ibibaye. Ese kuki hadatangazwa ikintu gishobora kuba gitera inkongi y'umuriro? Mu minsi yashize bigeze kuba bavuga ko ngo habayeho sirikwi, noneho ngo biza gutuma umuriro ugwa mu bishashi by'ahabikwa za matera cyangwa se imisego cyangwa se za tineri. Urumva umuriro ugeze cyangwa se ibishashi by'umuriro bigeze muri tineri, noneho baba bawuhaye intuza. Hanyuma urumva niwo umuriro ugeze nko muri matera cyangwa se muhehe, ubwo urumva umuriro uriyongera kurushaho. Bikavugwa ko rero ng'icyo kibazo ngo bagikosoye cyakemutse, ariko noneho kugeza saa izi ngizi ikintu kiriho ntabwo na n'iyi saha birumvikana, kuko hamaze gutakara ibintu byinshi, abantu bamaze guhomba cyane, ariko bagakomeza bakihambira, bagakomeza bakagenda bakajya gukomeza gukoreramo hariya. Abantu bakavuga bati ikibazo kiri hariya ni ikihe? Ese ni umuzimu wahaguye? Ese ni umuntu ugira gutya akavuga ngo ashaka guteza igihombo wenda leta cyangwa se wenda n'abahakorera? Ese ni iki? Kugeza saa zigize ntabwo batangaza ngo bavuge ngo inkongi y'umuriro yatewe n'ibi ngibi. Reka data. Ariko ibyo ngibyo ubwo kuba bimaze kugera kuri iyi nshuro, abenshi bari kwifuza ko hafungwa cyangwa se hakagira izindi ngamba zifatwa. Ubwo turaza kumenya wenda ikiri buze gukurikiraho nuko agakinjiro ka Gisozi kamaze gushya inshuro nyinshi, nizo zose nkunyuriyemo, wenda nizitaramenyekanye cyangwa se nizari zoroheje zitigeze zijya mu itangazamakuru. Abantu rero kugeza saa izi ngizi byakomeje kugenda bacanga bavuga bati ni iki kibazo kiri hano mu gakinjiro ka Gisozi? Yes, iyo nkuru reka tuyireke hanyuma dusimbukire ku yindi nkuru. Tukiri hano mu Rwanda nuko hari inama iri kubera hano mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma iyo nama rero ikaba yitabiriwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali, hanyuma kandi ikaba yitabiriwe na minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, ni ambasaderi Nkuriyinka Christina, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Iyi nama nta kindi igamije kurengera cyangwa se gufata ingamba zo kurengera imirimo inoze ku rubyiruko. Harimo no kubongerera amahirwe yo kuba wenda mu buryo bwo gutangira kwihangira umurimo, bashobora kuba babafasha bagatangira iyo mirimo, cyane cyane urubyiruko rukimara kurangiza amashuri yisumbuye. Hanyuma insanganyamatsiko bafite ni ihangwa ry'umurimo, intego dusangiye. Niyo nsanganyamatsiko yabo, ni gahunda ya leta yo kwihutisha iterambere NST2 kuko byagiye bigarukwaho. Hanyuma rero ibingibi bikaba ari byiza cyane. Urubyiruko murumva ko leta iba yagize gutya ikarutekerezaho, biba ari byiza cyane. Reka dutegereze wenda biraza gukomeza kugenda bivamo, ariko ikiriho cyo nuko leta iba yakoze ibishoboka byose, cyane cyane kuri aba ngaba bakirangiza amashuri yisumbuye, kugira ngo nabo barebe ko bakwiyubaka cyangwa se babona wenda agasabune cyangwa se wenda yabona ko gakweto abakeneye n'utundi nk'urubyiruko nyine, mu buryo bwo kugira ngo bamurinde kwandagara. Ngira ngo no mu minsi yashize murabyibuka, ni inkubito y'Icyeza, ni madamu Fasiteredi Jeannette Kagame yarimo ari guhemba abitwaye neza cyangwa se abatsinze amasomo ku ishuri. Ni abana b'abakobwa cyane cyane nibo yibanzeho. Ngira ngo mwarabibonye ko urubyiruko ruba rufite ibibazo byinshi, ariko yaravuze ati, ni mu mpanuro yabahaye, yarabwiye ati ibyo tugomba gukora byose tuba turi kurebera urubyiruko, noneho cyane cyane rw'abakobwa, kubera ko abakobwa bashobora kugira gutya bagashukwa.
ubwo rero uko gushukwa tuba twagize gutya tukagira uko tubatekerezaho kugira ngo ibi ishuko byose bashobora kuzahura nabyo cyangwa se icyo umuntu yaza yitwaje cyose kugira ngo abashuke, twebwe tuzabe hari icyo twakoze cyangwa se tuzabe twarakingiye wa mwana, tuzabe twaramuhaye impanuro noneho tumuhe na bya bindi uwo muntu ashobora kuba yaza akamushukisha. Ngayo nguko rero ibi ni byiza cyane, biba bigaragaza ko ubuyobozi bw'u Rwanda buba bwatekereje ku rubyiruko cyane cyane rw'abakobwa, wenda n'abahungu nabo tutabasize. Ibi ni byiza cyane rero. Hanyuma rero ubuyobozi bw'u Rwanda bukomeze bureberere urubyiruko rw'u Rwanda. Dusimbukiye ku yindi ngingo rero, nuko hano mu Rwanda abagore bagera ku 12 bagororerwaga mu igororero ry'abagore rya Nyamagabe bamaze kuba bahabwa ibiganiro bibategura na minubumwe kugira ngo babone gusubira mu miryango yabo, cyangwa se bagiye gufungurwa niko navuga, bagasubira mu miryango yabo, bagasubira mu buzima busanzwe, bakajya kubana n'imiryango yabo. Ibi ni byiza cyane. Twizere ko rero impanuro bahawe na minubumwe batari buze kuzirengaho, cyangwa se ngo bazongere bakore ibyaha bakoze byatumye bagera hariya mu igororero rya Nyamagabe. Yes, hanyuma rero reka dusimbukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu ni Minisitiri Constantin Mutamba. Minisitiri Constantin Mutamba yigeze kuba avuga ko ngo bagiye kurwana intambara, bagakora ibishoboka byose, hanyuma u Rwanda bakarugira intara ya 27 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese Constantin Mutamba ibyo yavugaga kugeza saa hizi ngizi babigezeho? Niba mubyibuka neza, Perezida Felix Tshisekedi yavugaga ko nawe agomba gukora ibishoboka byose mu kwiyamamaza, agasaba inteko ishinga amategeko agakuraho ubutegetsi bwa Kigali kibi na cyiza. Ese babigezeho? Niba ubyibuka neza, bagiye bazana abacancuro b'Abaromaniya baza kurwana kugira ngo M23 idafata Goma na Sake. Ese babigezeho? Sadeke yaraje ije kugira ngo M23 idafata Goma na Sake cyangwa se kwagura ibindi birindiro. Kugeza saa hizi ngizi babigezeho? Uyu nguyu Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, yagiye yohereza ingabo nyinshi cyane zigomba kujya gufasha coalition FARDC kugira ngo M23 idafata ibice bigiye bitandukanye cyangwa se itagura ibirindiro. Tubibutse ko abangaba barwanira uburenganzira bwabo n'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, n'Abakongomani bavuga Ikinyarwanda, bahora bahigwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese babigezeho? Uyu rero Constantin Mutamba, impamvu mbigarutseho cyangwa se impamvu mugarukaho, ibyo yavugaga niba ubyibuka neza mu minsi yashize ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025, yasabye Sena ngo yambure ubudahangarwa uyu nguyu Joseph Kabila, hanyuma akurikiranwe n'urukiko. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu, uyu mugabo yaje guhamagarwa na Sam Rukonde n'inteko ishinga amategeko hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yanze kwitaba. Ku wa 22 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025, inteko ishinga amategeko yarateranye itora ko Perezida Joseph Kabila yamburwa ubudahangarwa, ariko ngo bari babahaye amafaranga. Niyo makuru dufite dukorara ku butaka bwa Kongo. Kugeza uyu munsi, uyu mugabo, ihuriro AFC M23 batangaje ko yageze ku butaka bwa Goma ku itariki ya 25 bishira ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Akaba yaratangiye guhura n'abaturage ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu. Akaba agomba kuzaba ari kumwe na Jakaya Kikwete wigeze kwa perezida wa Tanzania. Mu myaka 10 ishize, ngira ngo uyu mugabo yari umuyobozi, yakoze ibishoboka byose, yaganiriye na Perezida Felix Tshisekedi amugira inama, nabo batabombe kibose bamugira inama, nabo baresogune Basanjo bose bamugira inama, bayoboranye muri icyo gihe, ariko na size ngizi yanze kumva, yari nangiye. Reka ngaruke kuri Constantin Mutamba. Constantin Mutamba kugeza size ngizi ubu navuga ngo yicariye intebe ishushe, cyangwa se ari kugerekwaho urusyo rwo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yagomba kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo.
ni mu gihe yari amaze iminsi nawe yibasiriye uyu nguyu Joseph Kabila, ariko kugeza ubu ngubu navuga ngo niwe uri mu mazi abira. Buriya umuntu uri ku buyobozi ntabwo yagakwiye kuvuga bwose, uba ugomba gutegereza ukareba ibintu biri kwerekeza, cyangwa se nturucire ngo wenda ngo uvuge ngo kubera ko ndi umuyobozi ngo reka ngo nkoreshe ngo itegeko ngo nkore, sinzi ukuntu ndaza kubivuga. Mbese ugasanga umuntu wamwituniyeho ukamukorera bya mfura mbi utazi ejo nawe ibigutegereje. Ubu ngubu tuvugana yamaze kwamburwa ubudahangarwa. Uyu mugabo agiye gukurikiranwa n'urukiko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aryozwe ibyo yakoze. Amaze iminsi, byabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, amaze iminsi ari kuvuga ngo uyu nguyu Filimini Mvonde ngo ni umumafia, cyangwa se yahoze muri groupe y'abayoborwaga na Joseph Kabila, ngo ni groupe y'abamafia y'abatagira ubwenge, y'ibimara, y'ibicucu, ngo ntabwo yamukurikirana, ngo ntabwo atinya gufungwa, ngo yaje yitabye urukiko, ngo bavuze ko yahungiye muri Tanzania, araje ngo bahangane. Ibi ngibi twabibagarutseho mu biganiro byacu byatambutse. Bababwira nti mujye musubira mu biganiro byacu byatambutse murebe mwumve ibiba biri kubera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kugira ibindi witwaza, ujye ubanza ujye kumva, ubanza wumve ibiganiro byose twakoze, hanyuma nujya kujajinga ugire aho uhera. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko uyu mugabo bagomba gukora ibishoboka byose, cyangwa se raporo, nyuma yo kwakira raporo ya komisiyo yihariye yari ishinzwe gusuzuma ubusabe bw'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza, ni Filimini Mvonde cyangwa se Muvonde, ushaka gukurikirana Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera. Muri iyi raporo, iyi komisiyo yagize iti ibyaha bya minisitiri Constantin Mutamba, minisitiri w'ubutabera, aregwa biraremereye hashingiwe ku itegeko rya Kongo, kandi inkurikizi zayo zijyanye n'amategeko zigomba kubaho, ukekwa agahabwa umwanya wo kwiregura. Uyu minisitiri Constantin Mutamba ashinjwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika yo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo, muri gahunda yo kugabanya ubucucike mu magereza ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kumva iyi raporo, perezida w'inteko Vital Kamerhe yatangije itora rusange. Abadepite bose bitabiriye bazamura ikiganza bashimangira ko Constantin Mutamba agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Ngibyo nta bindi ndibuze kurenzaho. Ngibyo ikindi nakubwiye ko uyu mugabo ni Joseph Kabila aragirira uruzinduko hariya muri Tanzania guhura n'uyu ngo wahoze ari perezida wa Tanzania, ni Jakaya Kikwete, mu myaka 10 ishize. Urumva ko uyu mugabo igihe ari ku butegetsi, Joseph Kabila, hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, birumvikana ko uyu nguyu Jakaya Kikwete nawe yari ku butegetsi, kugira ngo tuze kugendana neza. Ibi ngibi ndaza kubigarukaho mu kiganiro kindi ndibuze gukora. Icyo usabwa aba ari ukugira ngo unkurikirane wumve ese turava he, turi kujya he, ibintu mbese bimeze gute, bizarangirira he. Nibyo ngibyo tuba turimo. Ese kuki uyu mugabo Jakaya Kikwete agiye guhura na Joseph Kabila? Joseph Kabila amaze iminsi ari guhura n'abayobozi, cyangwa se n'abo bayoboranaga muri icyo gihe, niko navuga, bayoboraga ibindi bihugu, ariko nawe igihe yayoboraga Kongo, bivuze ngo harimo nk'uyu nguyu Thabo Mbeki, mu mwaka w'1999 kugeza mu mwaka wa 2008. Uyu mugabo Joseph Kabila yari ku butegetsi, murabyibuka kuko yagiye ku butegetsi guhera muri 2001 kugeza 2019. Hanyuma
hari uyu mugabo witwa Olusegun Obasanjo, nawe igihe yayoboraga Nigeria, uyu Joseph Kabila nawe yayoboraga Kongo. Hakaza uyu mugabo witwa Jakaya Kikwete, ubwo yayoboraga Tanzania, Joseph Kabila nawe yari ku butegetsi. Aba bose bagiye bagira inama uyu mugabo Perezida Felix Tshisekedi, bamubwira bati ubutegetsi bwawe bumeze nk'ubwa Mobutu Sese Seko wa Zapan. Ibyo yakoze ashaka kuhirika cyangwa se gutsinsura icyitwa umunyamurenge ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, yifashishije umutwe w'abamayimayi, ni naho washinzwe, ni naho wavutse. Ati ibyamubayeho mwarabibonye, cyangwa se uko byagenze mwarabibonye. None weho aya mateka y'abakoroni ukomeza gushira imbere, wayimya amatwi ukumva ibyo bagusaba, hanyuma amahoro agahinda. Ni mu gihe abandi bakomeza kugenda bibaza ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bati uyu nguyu koko ni umuhungu wa Laurent Desire Kabila, muzehe Laurent Desire Kabila, niwe utwihindutse, niwe utugize gutya. Baravuga Joseph Kabila, bati niwe umugabo twayoboranye tukayoborana na se, hanyuma tukumvikana ibingibi, cyangwa se watubwiraga ibingibi ko ngo atakwemerera abo batutsi bavuga ikinyarwanda ko bakomeza kuba hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. None saha izi ngizi yabagiyemo, nibo bari kumurinda, twebwe aratwigaritse, aratwihindutse. Ariko muri politike nta mwanzi w'ibihe byose. Ese uyu nguyu ni umuhungu wa muzehe waririye ku murambo wa se Laurent Desire Kabila akimara kuraswa? Ni byinshi cyane bagiye bavuga, byinshi cyane bashushe mu mitwe, reka sinakubwira. Hari n'undi nawe nabonye ngo ni umwe mu bamuyoboraga, mu bamurindaga, wavuze ko ngo Joseph Kabila ubwo yari ku butegetsi ngo ntabwo ngo yigeze na rimwe ngo abumva, ngo abagore babo ngo ntibigeze bagura igitenge kugeza avuye ku butegetsi. Ariko ngo Perezida Felix Tshisekedi kuva yahagera ngo abagore babo bameze neza, kandi nabo bameze neza, ngo ntabwo ngo yigeze agira ate, ntabwo yigeze abigisambo. Ariko bakavuga ko ngo uyu mugabo Joseph Kabila ngo yabaye igisambo. Ni byinshi cyane biri gukomeza kugenda bivugwa. Ni mu gihe abantu bari kuvuga bati umuntu wakinye politike, cyangwa se umuntu wabaye umusirikari, cyangwa se muri politike nta mwanzi w'ibihe byose. Ni nk'uko uyu nguyu Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu nama yabereye hariya muri Uganda, iyi nama yagarukaga n'ubundi ku kibazo cy'umutekano muke uri hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ni Regional Oversight Mechanism yari iyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuva muri 2023 kugeza uyu munsi. Hanyuma uyu mwanya akaba yaraje kuwusimburwaho n'uyu nguyu Yoweri Kaguta Museveni. Ariko agashimira Perezida Evariste Ndayishimiye, akavuga ati warakoze cyane ibyo wakoze, kuba warayoboye neza, ikindi kandi wakoze ubuhuza hagati y'u Rwanda na Kongo, ni byiza, warakoze cyane. Ariko noneho ikibazo gihari saha izi ngizi, ntabwo wagakwiye kuba uri ku ruhande rwo kumva ko noneho uri kurwana. Ibi ngibi biri kuba natwe twabinyuzemo. Ngira ngo u Rwanda, amateka dufitanye y'intambara yabayeho, u Rwanda na Uganda, ibi ngibi twabinyuzemo. Ariko ntabwo twigeze tugirana ikibazo, ibibazo twageze aho turabikemura, ibibazo birakemuka. Ariko ikintu kiriho ni uko iyo ugiye kureba usanga hano mu karere k'ibiyaga bigari intambara izakomeza kugenda ikururuka. Ni mu gihe bagiye bakomeza kugenda babyita ibikina, ariko bikazavamo ibindi, ku buryo ushobora no gusanga hano mu Burundi, yabibwiraga Evariste Ndayishimiye amugira inama, ku buryo ushobora no gusanga hano mu Burundi intambara ihindukiye ikagera hehe, ikagera hano mu Burundi. Kubera iki? Kubera ko Burundi bushinjwa kwijandika mu ntambara ya M23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bikaba bivuze ngo hano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibihugu bigomba kwitonda, cyangwa se niyo wenda byanafashanya, nibifashanya ariko bigiraho bigarukira.
Uburundi bamaze iminsi bari kubusaba ko bugomba gucyura ingabo zabwo bakavana ingabo hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko SADC irimo gutaha. Uyu nguyu ni perezida wa M23 ni Bertrand Bisimwa, yarabivuze ubwo yaganiraga n'itangazamakuru kwa 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Ni nabwo uyu mugabo Evariste Ndayishimiye yari yagira uruzinduko ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhura na perezida Felix Tshisekedi. Murabyibuka ibyo ngibyo twarabivuze. Uyu mugabo rero Joseph Kabila kuva yagera no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahiye ubwoba, ibitero bya hato na hato reka sinakubwira. Muri Uvira ibintu biri gukomeza kugenda biba ibindi, intambara mu duce two hirya ya Uvira ntago bari binjira muri Uvira neza. Ni muri utwo duce abarundi bamaze iminsi bari gushinjwa kwica abanyamurenge muri za Mikenke na za Minembwe no muri Kivu y'Amajyaruguru za Warikaregera ngo hari imirwano imaze iminsi iri kwabera, ubwo batakaje turiya duce Coalition ya FARDC yatakaje turiya duce turimo za Rusamambu na Bukumbirwa, biturutse kuki ku gushotora M23 irangira irabotsa irabatwika barangije barashwiragira bariruka. Kugeza ubu ngubu rero ugiye kureba nibyo Yoweri Kaguta Museveni yagarukagaho, intambara ntabwo wavuga ko abarundi bigeze bafasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutsinda intambara, baratsinzwe. Iyo ugiye kureba usanga SADC yaratsinzwe, abacanshobora muri baratsinzwe, iyo ababirigi Mayimayi Wazalendo baratsinzwe kugeza na izi ngizi M23 ikaba yarafashe biriya bice byose irimo kugenzura. Ariko noneho hari ikintu kitavuzweho rumwe ngo cyuko ngo bashizeho abayobozi bibangikanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi rero u Rwanda narwo rukaba rwagiye ku ruhande rw'uko cyangwa se rukaba rwasabye M23 kugira gute kongera gusesa ubwo buyobozi bashizeho kuko bubangikanye n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se n'ubuyobozi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Hanyuma rero muri ko gushyuha kw'imitwe nakundaga kuvuga ko abayobozi bamwe na bamwe hari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravugwa ko uyu mugabo Joseph Kabila ari kugera hariya ku butaka bwa Kongo yari kumwe n'uyu nguyu witwa Moise Niyongabo ndetse n'undi witwa Saiba. Aba bose rero ngo ni abagabo bakomeye cyane kandi bari kugendana na Joseph Kabila, nibo bari kugenda bamurinze. Ntabwo turamenya ibyaba ariko tuzaba tubimenya nyuma yaho gato, ariko ababazi barabazi. Ariko none tugiye kuba tumenya ibyabo kubera iki bakunda kugendana nawe cyangwa se kubera iki aribo bamurinze. Ariko nayo 23 nayo ikabimurinze, ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bamurinze bonyine, ariko akenshi na kenshi ahagiye baba bari kumwe cyane. Bikaba byatumye rero imitwe ishuha, abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babona ukuntu uwo mugabo ari kugenda ari kumwe n'aba ngaba, maze kukubwira imitwe igashyuha, ibintu bigakomera cyane hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko reka twongere tuze guhura no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Icyo usabwa ni ukomeza kubana nanjye, hanyuma rero ngushishikarize gukora subscribe, waba ukoze neza cyane rwose. Tujye dukomeza kuganira, tuganire mu muryango mugari wagutse. Hanyuma icyo nagusaba nakubwira ngo icyo nagusabira nakubwira ngo Nyagasani akurinde. Bye bye.